kubijyanye na filme hari icyo wakora ugomba kugikora nka filme ariko ufasha umuryango ugize filme ariko atari kuvuga ngo ni mu bundi buryo no. Nari nkumbuye kamera cyane, nari nkumbuye abafana bacu. Oya byose by'umwihariko kamera gutunza imbere. Waherukaga gutungwa kamera ryari? Ari yakiyemo iminsi. Yo mpamvu rero twagarutse no turi muri mode. Cyangwa hindura ndanda. Sheri yankunda test. Ngomba kumuhindurira nyine. Hirya no hino mu gihugu amahoro Imana nabane namwe ari mu majyepfo amajyaruguru iburasirazuba n'iburengera bwaryo by'umwihariko abari mu mujyi wa Kigali nongeye kubaramutsa nkuko bisanzwe kuri microphone cyangwa se kuri televiziyo yanyu ni Kigali Home TV ndetse na Iris Rwanda TV always ni episode uyu munsi wa none mbazaniye Kellia. Umeze Kellia. Kellia mumeze muti? Murakoze cyane. Tumeze neza. Tugaye ikaze. Murakoze. Ashimwe. Ahimbazwe. Ko watwenze. Nongeye kwishima. Ubu ni nakubonaga watwenze. Uri gukura. Ndi gukura. Umuntu ukura abagabo yikarumye arakaye. Oyi. Nanabi. Kandi abandi bamaze gutereka amaso. Utuje ahubwo. Ngo kirano. Imbere cyane. Mereza miliyoni ni utayimaye no. None. Zina ni ryo muntu. Ibyo kina ni byo ukora? No. Ni film. Yes. Hagati aho ngaho hashize igihe kinini tudaherukanye haraciyemo agahe katari gatoya mumeze mute Musanze? Musanze turaho urebye nakavura mu kanya kari kogwa. Ntacyo tubaye. Turashima Imana. Ahantu muri bya biro tugusanga. Niho narinda ariko byabaye ngombwa ko mumfatisha muri aka kanya rero turi kumwe. Nanjye niyo mpamvu uri kubona afite akanyamuneza nongeye kwishima. Hagati aho tubwira abantu bari hirya no hino yuko Musanze ikirere kimeze neza turi kuri Centre Pastoral Notre Dame de Fatima nyarukira kuri Iris Rwanda TV na KTV Kigali Home Television ukore subscribe like share na comment. Kellia amaze iminsi anyaproachinga ambwa ati gu ndashaka ko tuganira ubundi film IKIRIYO CYURUKUNDO yaheze he. Hari abafana bawo benshi bari hirya no hino mu gihugu n'abari hanze y'igihugu manzu basuhuze. Ku bafana bacu rero nka Kellia cyane IKIRIYO CYURUKUNDO ko niyo film turabasuje cyane twongeye kwishimira kuba twabaganiza cyangwa se bakongera kutwumva cyane ko hari haciyemo igihe muri aka kanya rero reka tubabwire ngo twongeye kugaruka turabakunda cyane IKIRIYO CYURUKUNDO kirabakunda nk'abafana bacu. Yes, turabakunda kuko iyo bari kureba IKIRIYO CYURUKUNDO nibwo babonamo Kellia bakabona Gugu abandi ibyo byose nyine oya ndanda rishushube ni umwihariko tugomba kumuvuga rero kubera ko IKIRIYO CYURUKUNDO yego kirakunzwe ariko cyari kimaze igihe cyarahagaze cyane ko nk'abafana bacu bamwe na bamwe babasha kuba badufatisha baraduhamagara kutubwira ati byagenze bite mwaraturyamishije ariko tubabwira ko turi cyane rwose benshi cyahahandi numva ngiye mbuze icyo mbasubiza bababwira ati turi kubategurira ibintu byiza vuba aha rwose muraje mwongere mutubone. Ni Kellia uti barabitubaza nkaburi icyo mbasubiza ariko kandi birumvikana so we gusa mperutse guhurana na ndanda arambwa ati Gugu urashaka tuzagukubita cyangwa tuzagukure mu mashati ndamubwira nti muhumure hari urwo Nyagasana agiye kuzaca inzira twari ukumbuye kamera. Nari nkumbuye kamera cyane nari nkumbuye abafana bacu. Oya byose by'umwihariko kamera gutunza imbere waherukaga gutungwa kamera ryari? Ari yakiyemo iminsi. Yo mpamvu rero twagarutse no turi muri mode. Murabona Kellia ukuntu yambaye numwe mu bakinyi ba filime IKIRIYO CYURUKUNDO navuga twatangiranye nawe uyu munsi wa none tukiri kumwe nawe kandi tugikomezanije urugendo yambariye nk'abantu ba mukera rugendo ariko ni gihe cy'imbeho birumvikana agasatsi tutari tumumenyereyeho. Yego. Warumenyereye iki?
umenyereye ibintu birebire bisutse mba ngomba kuguhindurira cyangwa hindura ndanda sheri yankunda test ngomba kumuhindurira ubundi se rukundo mukina rwawe na ndanda ni urukundo nyirizina cyangwa bibaho ubundi biriya bintu urukundo cyane urukundo rw'amafaranga n'ibintu no ruriya aba ari urukundo navuga ngo bibaho ariko ntabwo ari njye biriho ni filime mu buzima basanzwe siko biri ni filime kandi filime ni ibintu bibaho ni ukugira ngo twereke abantu ibintu bibaho mu buzima bwacu bwa buri munsi reka dukoresha amazina ya nyakuri nzamukosha Adeline cyangwa se Kellia mwamenye nka Kellia mu mafilime ubundi true love urukundo nyakuri n'urukundo rw'amafaranga nka ruriya ariyo shusho kinamo ubona igikenewe cyane ari ikihe muri iki gihe turimo ikintu gikenewe rero muri iki gihe turimo ni urukundo nyakuri ariko kuri ubu ngubu usanga abafite urukundo nyakuri ni bake ndakeka nk'uko ubizi umukobwa ashobora gukundana n'umutipe bitewe n'icyo yamubonye tuve kuri ibyo bintu uruvuze niba urukundo nyakuri rutakiriho ari abagabo n'abasore ni bandi bafite urukundo abakobwa umusore ashobora kuba yakugira urwo rukundo cyangwa se umukobwa akakugirira urukundo nyamara we nta rukundo umufitiye hari icyo bitewe n'icyo wamubonyeho ushaka kuba wageraho ukamwereka ko ufite urwo rukundo ariko burya akenshi yego ruriho ariko bamwe na bamwe nta rukundo ruba ruhari Kelly wigeze ugira igihe cy'urukundo ugira umu boyfriend murakundana cyane biza kurangira gute no nta cyarangiye na n'ubu rurahari na n'ubu rurahari okay shobora kuba wenda nzi ngo nirwo ariko wenda ngiye bitewe n'uko ndubona nirwo ku birenze ibyo rero ntacyo mushinja umaze gutandukana n'aba boyfriend bangahe n'umwe n'umwe ariko undi turi kumwe ni babiri turi kumwe umwe niwe twatandukanye nyine mwatandukanye Kelly umaze igihe kingana iki igihe kinini utinda mu rukundo rumaramo igihe kingana iki biterwa ko uwo nguwo twatandukanye tumaranye imyaka 2 yego uyu mumaranye imyaka ingahe imyaka 5 mu rukundo kwa kerewe gukunda ntabwo nakerewe ko cyari igihe cy'amasomo twagombaga kubanza amasomo akarangira tukabona kujya mu bindi yego tugarukire kuri filime ikiro cy'urukundo hashize igihe kinini tutayibona ariko kandi nanshimire mfata uyu mwanya nshimire umwe mu bashuti ba Kellia cyangwa se nzamukosha Adeline uherereye hariya mu gihugu cya Amerika waturemeye akatwitaho akavuga ati filime ikiro cy'urukundo kuki cyahagaze turamubwira tuti cyahagaze kubera iyi mpamvu arangije atwohereza amadolari byo gukora episode 10 bivuze ngo episode 10 biturutse kuri uyu mukobwa muri kureba ari nayo mpamvu namutumiye kwa ngo tuganire nawe Adeline uyu muntu akikubangara twohereza amafaranga filime ikomeza wabyakiriye gute kubera ko yamaje kunshakisha arambura bitewe wenda n'impamvu z'akazi nza kubona ko yambuze ndamwandikira arambwira ati nakubuze ko akenshi yamamagaraga mbaza ati bite ko tudaheruka kubona mukina byagenze bite filime ko yasubiye hasi namubwira ati ku mpamvu z'uko wenda ubushobozi turimo kugenda dupfundikanya kugira ngo turebe ko twakomeza filime aza kumbwira ati noneho bunegereje icyumweru kimwe ndaje ngohereza igisubizo nanjye ndumva hari icyo nakora kugira ngo mube mwakomeza kugira ute gukina ndagira ngo ejo bundi nibwo yansubije anohereza ayo mafaranga rero impamvu tujyanga no kugira ngo tumushimire cyane ko abafana ni benshi wenda hariho n'abashaka kuba bakora muri ubwo buryo ngo babe badufasha ntibabashe kuba babona uburyo batuvugisha ndagira ngo nabo ni turabakiriye cyane kugira ngo babashe kuba wenda muri ubwo buryo turabereka uburyo babasha kugira ngo batubone cyane cyane dushimira rero umushiti wanjye
yaravuze ati rero bitewe n'uburyo mbakunda kandi nkaba mbona mwarasubiye hasi ndagira ngo nongere mbazamure episode 10 ni nyinshi ndamushimiye cyane pe n'abakinnyi muri rusange baramushimiye. Right, dushimire uwitwa Fred uherereye hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Texas watwohereje amadolari atari make kandi atari menshi, nava ngo ni menshi kuko ari muri bake bagize icyo tekerezo no mutima, ariko kandi kwirangije n'ibikenewe navango turacyafite urugendo. Aho uri hirya no hino mu gihugu hari nimero zipininze hasi, twandikire niba hari icyo wa supportinga team family ngayi ikiro cy'urukundo udusupportinge. Mwabonye ko twibarutse Calvin Nafi yabarabyaye, turi kwitegura kubashyira igikoma cy'abana nabo, kandi ndabizi nabo bafite abakunzi benshi batandukanye. Dushimire Tania cyangwa se yego Tania ahari hariya muri Swede nawe agubwe neza. Dushimire Anita Cleo nawe ari muri Germany, na bamwe mu bantu mwakunze ariko ubu ngubu batakibarizwa kuri ubu butaka bw'u Rwanda, ubu bari kubarizwa hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Kellia, urumwe mu bantu bagiye bakina role navuga itavugwaho rumwe, ariko kandi ugira abafana benshi batandukanye. Rero kuri role nkina hari n'abamamagara pe bakavuga ati se Kellia turifuza kukubona, se ibintu kina nibyo koko, ariko ndeka mbabwire ko ni filime. Mu buzima busanzwe ni filime, iyo filime irangiye nyine ibyo biba birangiye, tugakomeza ubundi buzima. Nta bagabo se babyitwaza ngo babe baza gushaka ari kibagani ubwo icyo gihe nyine nawe urabyumva uko bigenda. Ubwo nkungu iyo numva ari cyo gitekerezo cyiwe ndamubwira ati ku bijyanye na filime hari icyo wakora ugomba kugikora nka filime, ariko ufasha umuryango ugize filime, ariko atari kuvuga ngo ni mu bundi buryo. No. Hagati aho abantu muduteze amatwi, yaba abakinyi bagenzi bawe, yaba abanyarwanda muri rusange n'abantu bose badukurikiye kuri IKIRIYO Rwanda TV ndetse na KTV Rwanda, ndagira ngo by'umwihariko nshimire Kellia cyangwa se Adeline kubw'umutima agira. Ari mu bantu bakoze groupe ihuriwemo n'abantu bo hanze, ayita Adeline Fans. Abantu bose baba hanze n'abantu be bose a creating a group yabo abashiramo, arangira andika ati mudusupporting. Iki gitekerezo ni igitekerezo cy'inyamibwa, iyaba buri wese yabitekerezaga kumva ko imbaraga zishorwa na Mr Gugu zishobora guhurizwa hamwe zigashorwamo ziturutse hirya no hino, filime twayibona buri wa mbere na buri wa kane. Urabyumvute ko filime none igiye kugaruka, ngiye kongera gusubirana na Ndanda, Serine n'abandi benshi batandukanye, Brian abantu nk'aba nyine tsari duherukanye, urumva tugiye kongera guhura. Ni ibintu byo kwishimirwa cyane ko iminsi yari iciyemo pe yari imaze kuba myinshi, ariko reka tubabwire ko numva yagira icyo akora, hari nimero, ari ukuyihamagara, ari ukuyandikira kuri WhatsApp, turamwakira. Nawe hari icyo yakora kugira ngo kuwa mbere kwa kane filime ibe yagera hanze, ni karibu cyane. Ni karibu. Abatazi Kellia, abantu mugenda muri Ritiko muzajya mumusanga muri ofisi za Ritiko, reka mbivuge noneho. Hari benshi bakora imirimo itandukanye, ariko noneho wirinda ku bantu hari abifuza kuba bambona cyangwa se bakanambona, ariko bikabacanga kavuga ati si yaba ari Kellia. Reka tubabwire ko bakunze ba Ritiko ni hariya tuba twicariye Musanze. Ku muntu wagize ikibazo cyo kuba yagira urugendo ajya nyegera, rwose ndahari kuba namufasha. Yes, ushaka kubukinga ukampamagara kuri iyo nimero n'ubundi ukeneye Kellia, igihe bwakuriyeho cyangwa se bwahumanya azagucumbikira cyangwa se agufunguriye muri Ritiko uraremo. Dufite amacumbi cyangwa se naho ntaha byaba ngombwa, yari umukobwa ari umutipe, nabwo twagira ubundi buryo tumufasha nta kibazo. Ni Kellia mwakunze muri filime IKIRIYO CYURUKUNDO. Mbibutse ko dufite amafilime menshi atandukanye, IKIRIYO CYURUKUNDO, Darkness of Christmas, Silent Killer n'andi mafilime menshi agiye atandukanye, ariko by'umwihariko turacyari kuri filime IKIRIYO CYURUKUNDO, ari nayo Kellia yagiye agaragaramo umunyamahane, umukuzi, ibintu nk'ibyo ngibyo akura abana na batoya
sibyo abana n'abakuru abana nabase ndanda niwe uzakwirahira. Reka tubabwire ko abakunzi bacu turabakunda cyane pe. Tugarutse inyuma gatoya, waba wibuka episode ya nyuma uheruka gukinamo? Ndayibuka. Mushiti wanjye aneranya na sheri wawe. Yego. Iyo niyo filime duheruka. Ukurikije imico yawe muri filime, umukobwa nkura yabona umugabo akarushinga akarwubaka? Barahari. Mu buzima busanzwe ariko umuntu ameze. Mu buzima busanzwe hari ujya muri ubwo buzima bitewe nuko abayeho. Ari uri kwakubura uko agira, kavuga ati kugira ndamukereka nkora iki. Ariko iyo abonye umusapotinga byanyabyo ararwubaka. Bantu muduteze amatwi mumenye ngo imbaraga zose zashirwaga muri filime Ikiro cy'urukundo zavaga mu mufuka wa Gugu wonyine, nta yindi support, nta yindi nkunga tubonye turutse kundi muntu. Ariko uyu munsi wa none nibwo twatangiye kubona ku madora turutse muri Amerika, turutse ku mufuka wa Kellia, turutse ku mufuka w'abandi bantu. Twizeye tudashidikanya yuko ejo nejo bundi ibintu bizagenda neza, mugakomeza kuryoherwa no kwishimana natwe. By'umwihariko dufite romantic time tuzamurika muri uku kwezi kwa 10, tuzashira hanze dufite kwibuka Maneke Ingabire Karine Maneke. Uramwibuka? Mushiti wanjye disi ndamwibuka cyane. Yes, ko ari ukuntu nicara gutya babakinnyi tuba turi kumwe, ako Maneke nakundi agira iruhuko ridashira. Dufite kumwibuka tariki 30 tuzakora urugendo. N'urugendo tuzakora ruva mu mujyi rwagati wa Musanze twerekeze aho Maneke yashinguwe, nituva aho Maneke yashinguwe twerekeze handi hantu yabaga n'abana yareraga. Reka tumwe yita telefone Kellia ariko nakiramuza kuvuga. Turi kuri Centre Pastoral Notre Dame do Fatima, ari naho duherereye, ari naho dukorera ibiganiro byacu bya buri munsi. Ukeneye kubaho neza, kwambara neza, gana Bosco Design, ugane Teacher Shop muri Goiko. Ukeneye kurya neza, genda muri Lipia Restaurant, ubundi ibintu byose bigene neza kandi uryoherwe wumve uguwe neza. By'umwihariko sinareka kwabwira ko Kigali Home TV ibafitiye ibiganiro byiza, amakuru meza n'ibindi bintu bitandukanye. Reka ngende ngana ku musozo kugira ngo mwe muduteze amatwi kandi mudukurike kuri IKIRIYO Rwanda TV mumenye aho ibintu biri kujya naho biri kuva. Kellia, karame byanditse ko aya mafaranga bari baguhe ukayirira, kuki wahisemo kuza kuyaduhereza kwa mafilime ikomeza? Ni urukundo rwa sinema? Yes, ubu filime no kuvuga ngo uburyo ngewe nkunda filime nkinamo Ikiriyo cy'urukundo. Mu by'ukuri yego wenda suko nta bibazo wenda nakagombye gukemura, ariko numvishe ko filime yacu abafana bacu bitewe n'uburyo badukunda kandi bakaba bamaze igihe batatubona, nifuje ko ngewe mfite n'ubundi bushobozi nakongeraho Ikiriyo cy'urukundo kigakomeza. Wow. Ngushimire cyane mbikuye ku mutima kandi nshimire n'abantu mwese muri hirya no hino yaba batureba badukurikira baduha inama n'ibitekerezo. Amahoro n'imigisha nibibane namwe. Kellia, turagushimiye cyane by'umwihariko mu izina ryanjye, mu izina rya equipe yose, mu izina ry'abakunzi. Nshimire buri wese wagize uruhare mu kugira ngo Ikiriyo cy'urukundo kitazima burundu, kuko byashoboka ubushobozi bushobora kubura. We nari cyo wavuga? Ari cyo navuga. Reka dushimire undi mushiti wanjye, nawe agomba kuyohereza vuba aha. Yari yambwiye ko nawe agomba kumfasha tugasora nka episode 5 cyangwa se nk'8, ariko wenda hari ntago arayatugezaho. Ariko reka tumushimire ko yabimbwiye, nzi neza ko icyo gitekereza gifite kandi agomba gushira mu bikorwa. N'umushiti wacu rero nawe yitwa Gentil, ari muri Amerika, ndamutegereje nawe. Ubwo urumva rero ni ibintu byo kwishimirwa. Undi nawe rero nawe yaduhamagara, nimero irahari. Hari benshi batubwira byagenze gute, nta kindi cyabuze ni support. Ariko uko waba wifite kose abe make aboneke.
nta kibazo turashimira rwose murakoze cyane Janti tugushimire ikiro cy'urukundo Janti nawe uragikurikiranaho uri kandi uradukunda amahoro Imana bane nawe by'umwihariko ikiro cy'urukundo kimaze gufata indi ntera kandi kimaze kugira umusaruro mwiza niba dufitemo umukobwa n'umuhungu bashingiwe tukaba dufitemo indi couple nayo yashingiwe ya cece tukaba dufitemo umuntu hagiye muri Germany tukaba dufitemo umuntu hagiye muri Sweden ni inzira nziza nubwo tutarazamuka ngo tugere tugomba kujya ariko tape kure tape buhoro buhoro ngo bwagejeje umuhovu kuki ntabwo umugani mbizi buhoro buhoro bwagejeje umuhovu ku mugezi twizeye natwe tudashidikanya yuko tuzagera aho tugomba kujya ciao ciao mwakoze tubifurije amahoro y'Imana by'umwihariko Mr Gugu ndi gutegura kuzajya kuri kamera nkavuga ibiri ku mutima byose nkababwira amavu n'amavuko y'icyatumye duhagarara n'igihombo twahuye nacyo naho cyavuye n'ukuntu uyu munsi wa none duhagaze bye